ba bandi bakunze imodoka zagiye zibica bigacika mu myaka yatambutse nazizanye hehe. Brashari Nigena Emmanuel, uwo ni wenge we bakwita ndukurikiye Brashari TV. Aka kandi ko ugiye kubona iyo bita Suzuki Gravitara Manuel nziza cyane. Iyi modoka ni nziza kandi irabasha, ntuze kuba wacikwa, ntuze kuba wamvura, ntuze kuba wamvangavanga. Iyi modoka ni Manuel, iyi modoka ni nziza cyane, ifite moteri nziza cyane, ntinywa, ifite salon nziza cyane, yambaye amapine akiri mashyashya. Iyi modoka irabasha koko, ureke bya bindi byo kuvuga ureke bya bindi byo kuvuga ibyo wiboneye. Iyi modoka mu misozi aho ngaho irerekeza, mu zuba mu mvura aho naho irakora, ntikangwa n'ubunyerere. Reba imodoka, ntuze kuwacikwa, ntuze kuwamvuna, ntuze kuwamvangavanga. Iyi modoka yaje kuri Brashari TV, irashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, irashaka icyitwa inote koko. Ntuze kuwacika uyu munsi, dufite byinshi byo kubwira, dufite imodoka nyinshi zo kuba naza kuba naguha. Dufite viti automatic ku mafaranga miliyoni 5, dufite aritisi ku miliyoni 7,500. ndaguha aritisi nziza cyane, aritisi ku mafaranga make cyane. Hanyuma rero kakanya ikintu ugomba gukora ni ugukurikirana iyi video ikaza kuba yarangira, ubundi tukagendana hehe. Mbonera gusuhuza ababrashari mwese ahantu muherereye hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, abadiaspora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe tubana buri munsi, murabasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe kuko muri ababrashari. Ariko twakwikoza mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Kamonyi, aho mumeze mute? Aho naho hari ababrashari bakurikira Brashari TV Nyaruguru, Nyamagabe, aho hari ababrashari twagiye duha imodoka Ruhango ariko uzaba Brashari abantu bita Ruhango. Ariko nanone ntitwagenda tuterekeje mu majyaruguru, abantu bari muri Rulindo mumeze mute? Gicumbi, Gakenke, Burera, aho naho hari Brashari nagiye mpereza imodoka. Mu burasirazuba mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Ntarama, ku mupaka wa Nemba, aho naho imodoka zarageze kuri Brashari TV. Mumeze mute? Ijwi riraturika, ariko uyu muhungu koko arabasha se? Abemera ko uyu mutipe Brashari TV atwika, mvugira ati Brashari TV hejuru hejuru hejuru. Niba wemera ko uyu mutipe atwika, mvugira ati ngo hejuru hejuru. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicaje hundi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza, niko gukora next. Ibikurikiye Brashari TV, Brashari Special Technician Society, icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka, niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashari Nigena Emmanuel, uwo ni wenge weba kwita dukurikiye Brashari TV. Aka kandi ukaba ugiye kubona imodoka 1000 ku isoko, ariko imodoka iyo izindi bayita Suzuki Gravitara Manuel nziza cyane. Iyi modoka irashaka amafaranga make nk'uko nabikubwiye, irashaka amafaranga make cyane, irashaka amafaranga y'ubusa, irashaka amafaranga make, irashaka amafaranga miliyoni 4 z'amanyarwanda. No kuvuga ngo miliyoni 4 z'amanyarwanda urabasha kwegukana iyi Suzuki Gravitara. Umwaka wayo ni 2004 hehe. Iyi modoka igurwa n'umugabo igasuyundi. Izi modoka uzabantu bagiye bazitunga mu myaka yatambutse, uzaba ahantu bageze aka kanya baravuga ari kijyana, cyangwa baravuga bikuri kumvikana. Naho nari nibeshye baravuga rikiyo ni kumvikana, baravuga ari kumvikana. Tekereza kuri Brashari TV dufite imodoka 1000 ku isoko.
ntabwo uzigera wicuza cyangwa ubabare kuko waguriye imodoka kuri Brashari TV. Oya, ntabwo uzigera wicuza ngo ubabare kuko wageze kuri Brashari TV. Gute se byaciye mu zihe nzira? Kahanga ariho hantu uzagura imodoka nziza ubundi ukaryama ugasinzira, umutima wawe ugatuza ugatekana. Haguruka mu rugo ubwire madamu wawe ati ngiye kuri Brashari TV, ngiye kugura imodoka, ngiye kwitwarira imodoka yanyemereye. Ahanga nkubikiye imodoka, barakwereka moteri yayo. Reba imodoka bita Suzuki Gravita, barakwereka moteri yayo. Nakubashe ese koko ndabasha koko? Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko? Kunakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV, ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe. Aka kanya rero nkwibutse koko ndabizi neza kwibagirwa si ibyawe, ahubwo nzi neza ko mba ngomba kukubwira kora aka kantu koko ni ingenzi kuri wowe kandi ni iby'agaciro ku muryango wawe. Reba ahantu hepfo gato mu masegonda atarenze 5 ukoreho ahantu handitse subscribe, ukore subscribe. Nibinaba ngombwa ukore share, like, comment, ubundi tugendane. Buri modoka ntereka ku isoko yose uzajya uyibonera ku gihe. Reba bayita Viti. Iyi Viti nakubwiye ngo irashaka amafaranga miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo miliyoni 5 z'amanyarwanda iyi modoka urabasha kuba wayegukana koko uromo Brashari. Reba nabwiye ngo bayita guki, bayita Artis nziza automatic. Iyi Artis automatic nayo uraza ko wayegukana nkuko nabikubwiye ngo urayegukana ku mafaranga miliyoni 8. Karina ku mafaranga miliyoni 4,500. Brashari TV reba, Brashari TV reba, iyo bibyo Brashari TV iri kugukorera. Nabwiye ngo bayita Suzuki Gravita. Duhamagare kuri 0788497423. Izo nimero ubona kuri screen ya Brashari TV. Izo nimero wazahamagara ufite imodoka ugurisha. Ukaba ufite imodoka ugurisha ukaba ushaka cyitwa inote koko, utitaye ahantu herereye hose. Ahantu herereye hose uduhamagare utubwire ati iyi modoka yanjye rwose nayihaze ndashaka guhindura indi, hanyuma tuze tuyikugurire cyangwa tuyikwamamariza tuyigurishe. Byose birashoboka, twayikugurira cyangwa tukayikugurishiriza, byose birashoboka koko uromo Brashari. Ari ukuntu ufite imodoka warayihaze ukavuga ati iki kimodoka abo twatangiranye bageze kuri V8, bageze kuri Texel, ariko indayihaje nshaka guhindura imodoka. Ariko ushobora kutazi nibigezweho. Ari ushobora kuyifite nka Karina wabanye mu myaka 8 ishize ukavuga ati imodoka nshaka kuyihindura. Handi hano bazayiguhindura kandi ukabona inoti nyinshi cyane ku buryo bwihuse cyane, ukabona amafaranga ashyushye. Handi hantu usibye kuri Brashari TV. Ushobora kuvuga ati ngiye mfite iyi modoka ndashaka kugira ngo mumpindurire mumpe iyindi modoka, hanyuma dukora icyo bita pata, icyo bita kugurana bitewe n'ubwiza imodoka ufite, cyangwa n'uburyo wenda yishobora kubishaje tushobora kuba twaguhindura. Ukaba ufite 10, hanyuma tukaba twaguha iyo bita RAV4 nouveau model, hanyuma ubundi tukagendana. Nta mu Brashari n'umwe nshaka muri uyu mwaka wa 2024 turi mu kwezi kwa 12 ushira adafite imodoka. Inzozi zawe zigeze muri 1/2. Ese imishinga wari ufite guhera mu kwezi kwa mbere hari aho uyigejeje? Bigeze hehe? Mbwira ahantu bigeze. Mbese mu mishinga wari ufite gahunda yo kuzagura imodoka, none umwaka uragushiranye ntayiguze. Kubera iki se? Ugasaba ukavuga ngo mfite amafaranga make. Gute se uyifite amafaranga make? Kuri Brashari TV nta mafaranga make ahaba. Gute se? Nkwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 z'amanyarwanda kuri Brashari TV ubasha kwegukana imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Nta gicucu gitunga miliyoni Brashari TV, nta gicucu gitunga miliyoni. Muvandimwe wanjye inshuti magara, icyambe n'ugutinyuka n'abandi baratinyutse. Kanside yaratinyutse, Devota aratinyuka, ndetse na Rudoviko aratinyuka. Kumbe nta handi wabisanga. Kumbe byose biva mu kwitinya. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka zitandukanye, imodoka z'abakimaze, imodoka z'abajejeta faranga. Wowe bagurikiye uri inshuti magara, wowe uvuga ati ngo Brashari TV ngo ntago ubasha, ngo icyakubwira ngaho basha nawe turebe. Inkunga yawe ni ibitekerezo, niyo nshaka buri munsi. Comment zanyu nzibonera ku gihe. Wowe nkurikiye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka
nshaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaruga ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. See you, bye bye. Ni Brashari TV.